turamuzanye nanone ni Sylvestre tumusanze n'ubundi turacyari kumwe nawe hano muri Rembo mu murenge wa Bumbogo akarere Gasabo mugaruye mu yindi sura aho agiye kutubwira ku bijyanye n'ubuhanzi. Turakwakiriye cyane ngende Clement Bajyamahe tuguhaye ikaze. Uraho neza? neza abayobozi bacu. Abayobozi banyu vuga amazina yawe utubwire uwo uri we hanyuma tuganire nawe tubwire kubora umuhanzi byaje gute, umuhanzi w'indirimbo z'iyobokamana za gospel byaje gute, tangira wivuga hanyuma tubwire ukuntu ubuhanzi bwawe bwaje. Amazina ni Munyemana Sylvestre, bakunda kwita kwibyinira n'igihe. Muri iyi minsi hari indirimbo y'ubukwe ivuga ngo za gatanya zifashe ubusa cyangwa se ibintu niterebye, nyine ni uko nguko abana bafite uko bashaka. Nabwo ngo mfite umugabo, mfite umugore, abana ni 4, ndi umuhanzi, ndi umuririmbyi mu Kinyarwanda gisanzwe. Watangiye kurimba gute? Kurimba kwawe wanditse gute indirimbo byaje gute? Nk'uko twabiganiye, natangiye kuririmba ni veterineri w'umurenge, ngenda mu mvura kandi akazi ni ngombwa kugakora kugira ngo nubahirwe inshingano nshinzwe. Imvura iri kurwa ndangiye mpita ntekereza ko hari aho tuzagera ntiduhangayike, ntiduhure n'ibituvunye. ndavuga ngo nta handi uretse mu ijuru niho tuzabona amahoro atari ayo mu isi, kuko ibyo mu isi nasanze bivunanye. Niba ari akazi ugakora nyine ari ngombwa ariko kavunye, ko na Bibiliya iravuga ngo umuntu azarya yisha akuya, ariko mu ijuru ho ntabwo tuzahangayika. mpita ntangira kuririmba rero, ko ndi icyo gihe nari muri vaccination cyangwa se ndi gukingira amatungo. mpita ntangira kuririmba indirimbo ivuga ngo iwacu heza, iwacu heza, iwacu heza mu gihugu kiza, ndahareba mu buryo bw'umwuka, hakumbura nkumva nagenda, iwacu heza niho tuzaba. Urakoze cyane, urakoze cyane. Aho niwe watangiye kuririmba. Indirimbo umaze kugira ni nka zingahe mu gihe cyose watangiye kuba umuhanzi? Indirimbo maze kugira ni nyinshi, kuko ndakeka zirenze 100. Zirenze 100 kuko maze gufata nk'amafaranga agiye nka miliyoni, ziri no muri miliyoni 7. Indirimbo zigeze mu 100 ziranditse cyangwa zisohoye muri studio? Hafi ya zose ziranditse ziranasohoye. Zigera mu 100 ziranasohoye muri studio cyane. Amaudio, amashusho ni make ariko hafi ya zose zirakoze. Hanyuma izo ndirimbo zose warazikoze zigeze mu 100 ati ziri no mu studio warazikoze, hanyuma wazikoze gute? Ubushobozi kugira ngo uzikore bwo wabuvanye he? Kuko ntabwo natangiye kuririmba ndi veterineri w'umurenge. Ntabwo wenda ari nk'uwa veterineri wabaye benshi cyane, ariko icyo gihe twabaga dufite akazi umuntu yarakoraga. Kuko niba ku munsi nashobora kuba navura nkajya mu mirenge itandukanye, nta baveterineri benshi bari bahari, narakenerwaga cyane, mbese bikampa n'imbaraga kubona amafaranga, nanjye nayabona nkavuga ngo rero nasanze n'ubundi kuririmba ariho hari amahoro. Uko ntangiye gutekereza indirimbo gahita ngikoresha, nshatse kuvuga ngo ubushobozi umuntu yabaga bwibitseho. Urakoze. Ariko ubundi ni muhe murenge wabayeho veterineri mu kahe karere? Ni akarere ka Gakenke, ngo ni intara y'Amajyaruguru, umurenge wa Nemba niho narimo veterineri w'umurenge. Arakoze cyane. Uvuga ko ubushobozi wabanye mu kazi wakoraga ukorera abaturage, turagushimiye cyane. Hanyuma amafaranga avuyemo ati akajya akora ibikorwa byo gusohora indirimbo, ubwo se ntabwo yamariyeyo ku buryo umuryango wawucuze? Ibintu byose naravuga, iyo umuntu amaze gukizwa akora ibintu byose ari muri yekonomiza ukurikije n'icyerekezo ufite. Kuko nashatse kuvuga ngo muri Yesu duhungukira ubwenge, ntabwo duhatera ubwenge ahubwo turunguka. kuko nimba narabikoraga, urugero wenda mfite nk'ishyamba naguze nabo, niba wagera iwanjye ugasanga harakoze, wenda wahagera umuntu akaba yabona aho kwicaza, nawe ni umugisha. Niba wenda urutoki mfite
ubwo bwose ahanini narubonye mu kugura, yego nagiye ngurira imiryango ariko nta mafaranga nakoraga indirimbo kandi nkakora no ku buryo umuntu aba nimba amaze kugira abana 4 hari icyo mbateganyiriza. Ubwo rero ni ukuvuga ngo ni mu mibare byose, mbese ni mu mibare kuko muri na Yesu Yesu yari umuhungu umwe yaremye ngo ibya Yesu ndi ku murongo, ni ku murongo ariko nanone kwiteza n'imbere kuko muri uru rugendo Pawulo yakoraga umurimo w'Imana ariko akanaboha kugira ngo adasabiriza. Urakoze cyane. Nabaye bahanzi se bagutumye nawe ubumuhanzi ko buriya byarizanye cyangwa hari abahanzi wagiye ureberaho ukavuga reka nanjye mbe umuhanzi nk'uyu nguyu? Cyane nkiririmba iyo ndirimbo iwacu ni heza, Theo yarayumvishe, akimara kuyumva yari afite igiterane, Theo bose babireba, yari afite hari umuntu ushobora kuba wireferaho cyangwa se ureberaho ugasanga icyerekezo arimo ni cyiza, ugasanga mbese ni ibintu by'abagabo, hari ibintu by'abagabo kavuga ngo uyu muntu ni umugabo kubera ibintu ari gukora. Niba abantu benshi bakijijwe, abantu benshi bakaba bakunda, nanjye nahise numva kuririmba harimo amavuta menshi. Icyambere Dawidi yararirimbaga imyuka mibi iri kuri Sawuli ikayahunga, nanjye rero ndirimbye no muri icyo giterane cya Nyamutera mbona nanjye nari nzi ko ntaririmba abantu banyemera, ariko ndirimbye mbona abantu barafashije. Sanga ibyo bintu rero tuyajyanyemo, ndavuga ibi bintu ndabikomeza nubwo intambara zagiye zizamo ibicantege, ndavuga ariko ibi bintu ndabikomeza nimba iki giterane nk'iki ngihagazemo mpuye n'abantu bafatika, ariko cyane cyane binyobowe na Theo, mbese ari ubifashijemo. Ushatse kuvuga ko rero Theo niwe role model wawe, niwe ureberaho gukomeza ubuhanzi bwawe? Cyane ari igihe uvuga uti umuntu nkurikije urugero, nimba ntashoboraga kwicara ku ntebe runaka nkayicaraho kubera uwo muntu, ubwo si uri kubyumva? Ni ukuvuga ngo Elisa yarebeye kuri Eliya asanga arungutse amugumaho, noneho bituma Elisa asigarana n'impano zari muri Eliya. Nanjye ndavuga ngo Theo nkurikije indirimbo ze naho zimugejeje n'agakiza zimuteretsemo cyangwa se ubuzima bwiza zimuteretsemo, kandi ndavuga ngo ibi bintu ni iby'agaciro nzabigumamo kuko wabigumyemo byamugize umugabo. None se Theo iyo yahuye n'isanganya ritandukanye wagiye mwumva inkuru nyinshi cyane n'ibyagiye asabira imbabazi, ubyakira gute? Ubyumva gutyo wowe kandi numva umushyirira imbere mu bikorwa byawe by'ubuhanzi? Muri uru rugendo biravuze ngo mbese umuntu yaravuze ngo nta muhanga warwo, cyangwa se biravuga ngo n'uhagaze yirinda atagira gute atarwa. Kandi nta kindi, niba akora umurimo nka guriya shitani niwe ihiga. Ni ukuvuga ngo mbese iyo uzaba umuntu ukomeye hari ibindi nanone bikunyuzamo bikomeye. Biriya nabyo rero kuba atinyuka agasaba imbabazi nayo ni intera ya mbere aba ateye, kigaragaza ko ari umukristo uri mu rugendo ruja mu ijuru. Biraguhungabanya se cyangwa uramugira inama se cyangwa nawe hari aho biguhungabanya muri rugendo? Kubera ko uretse kuvuga ati wenda birakomeye, ariko niba ahuye nabyo nta kindi uretse kuvuga ati ni kwibuka. Ubundi kwibuka uhita wibuka ubundi kuki namenye iby'uru rugendo nkakizwa. Biriya rero yamaze no kwibuka iyo turi kumwe nibyo bimutera kuvuga ngo akajya kuvuga ati byiza naboneye mu gakiza sinabitesha agaciro, agahagarara imbere y'itangazamakuru akavuga ati rwose narahemutse, ariko Uwiteka aracyari ku ntebe y'imbabazi. Akoze cyane. Aba producer bagiye bagucurangiriza indirimbo ni bande? Peter hariho bita Peter cyangwa se Bisangwa, no kunda kunkorera cyangwa se kubera ko nagize kwa producer benshi n'abari nabe arankorera mu ndirimbo z'ubukwe nk'ubu cyane, nibwo usanga ari gutumirwa cyane mu bukwe, ariko cyane navuga Peter Bisangwa muri Alpha na Omega Studio hariya Kicukiro. Ndamuzi ni iki yanjye Peter Bisangwa w'inzobe cyane mwene Gahara. Abakoze cyane. Hanyuma kuba kugeza izo ndirimbo atumaze gushoramo amafaranga ya muri miliyoni 7, wowe wungutse iki mu buryo bw'amafaranga avuye mu ndirimbo? Hari zo ucuruza, hari zo baguhaye inkunga ku ruhande, bigenda gute? Wungutse iki? Zinjije iki nk'amafaranga iwawe? Jewe ntabwo mbese ushobora kuntumira wenda hari aho njye, ariko ngewe ibintu numva bitambamo cyane. Umuntu yanyohereje amafaranga kuri telefone birashoboka, ariko ntabwo numva mbihaye imbaraga cyane.
ndaza nkaririmba wakumva hari icyo urangenera ukakimpa ariko nabwo niyo utakimpa nta cyatuma ntashima Imana kuko niba nafashe miliyoni 7 zanjye ngiye nkazishoramo hari igihe ukora ibintu ukabikora ari kuvuga ngo umurimo w'Imana utera imbere rero numva cyane ari urwo rwego ariko aho bigeze wenda kubera ko nubwo bagira urashobora kuvuga ati ndakwishimiye nanjye ngiye kugufasha ariko naho ibyo bitaha Imana iri hejuru ya byose ibyo mu isi byose ni ibyayo muri make aho bijya biba ukabona ishimwe ituro ryo kugushimira cyangwa se ituro ry'umugisha biturutse ku ndirimbo cyangwa uko waririmbye nkuba ndibuka nagiye aho bita mu Bunyoro ngenda ku itike yanjye igiterane cyamaze cyumweru cyose ni mu kahe karere ubwo ni akarere ka Oyima mu Buganda twaragiye dukora igiterane tugenda ariko urebye ibyo mbese ntabwo nabitekerezaga ariko mu ndirimbo ndirimbye bafashije Imana ikoze ibitangaza ndibuka nazanye amafaranga ajya kugera hafi kuri miliyoni yaho ngaho y'i Buganda kandi njye nagiye ntayo nteganya rero kubera kuririmba abantu bakanezererwa babona Imana mbese bahise bakora mu mifuka atari uko bibasabye uraririmba indirimbo z'ubukwe gute ni za kinyarwanda ni zijyanye n'umuco gakondo cyangwa ni zijyanye n'iyobokamana n'iz'iyobokamana indirimbo z'ubukwe ni iza kinyarwanda ariko zijyanye nanone no kuvuga Imana yakoze ibitangaza ikaba yararinze umusore ikaba yararinze umukobwa natwe ikaba yaraturinze ni indirimbo za kinyarwanda ariko zirimo Imana ubwo umaze kurimba ahantu hangana gute mu gihugu cy'u Rwanda numvise uvuze mu Buganda ubwo mu Rwanda umaze kurimba ahantu hangana gute navuga mu Rwanda se ku turere twinshi maze kutugeramo akarere ntari naragezemo ni akarere ka Nyaruguru maze kugera hafi mu turere hafi ya twose tw'u Rwanda urakomeje ivugabutumwa cyangwa urabiparika ibindi byahagarara ariko ivugabutumwa rigakomeza kuko ni kugira ngo nimba ntarashoboraga kwambara inkweto abadayimoni baranteye amavunja niba ntarashoboraga kwambara umwenda ariko maze kugera mu gakiza nkawambara ubwo se nimba Yesu wakoze imirimo n'ibitangaza ni ibiki nahanga amaso kuruta uwampaye ubuzima ubwo nimero zawe wakubushaka yakubona kuzibwira ngo ivugabutumwa aba yakubaza iby'ivugabutumwa ryawe nomero za telefone ni 07 8 3 2 6 7 1 6 cyangwa se kugira ngo naho ziba ziri kuri channel wagera wakandika kuri YouTube ukandikaho Gira Neza Media ubwo wahita mbona ukanansobanukirwa neza n'indirimbo zawe ziriho n'indirimbo zanjye ziriho naririmba mu bukwe n'ahantu mu giterane kuko ndibuka hari igiterane twakoze cy'umurenge wose kirimo na ba meya iwacu ninjye batumiye ku buryo abaturage bavuga ati wa muntu azagaruka ryari murakoze cyane turagushimiye cyane ikiganiro duhaye murakoze cyane nanjye ndabashimiye yego arakoze cyane Sylvestre aduhaye mu ncamake ukuntu abaye umuhanzi naho amaze kugera n'ivugabutumwa yahagurukanye naryo twagushimiye Nyagasani aguhe umugisha saba murakoze nanjye ndabashimiye cyane nanjye nta umugisha